Ni amahoro. Nda amahoro cyane. Uyu munsi ni umunsi w'iminota 90 tukamenya niba ibihumbi 20 by'idolari cyangwa 30 by'idolari uzabyegukana kuko uzaba ugiye gukina finali. Ese abareyo uyu munsi mu witeguye mute muri rusange ku rwego rw'abafana no ku rwego rwa equipe cyane cyane yuko muri Sekafa Kagame Cup 2026 nabonye mudasigana? Urakoze cyane. Ngira ngo ikipe ya Rayon Sport iheruka kugera umukino wa nyuma mu 1998 nacyo gikombe ikipe ya Rayon Sport iheruka gutwara. Hanyuma kimwe cya kabiri twaherukaga mu myaka 12 ishize muri February 2013-2014. So ikipe ya Rayon Sport rero ntekereza ko ibe bidasanzwe cyane kuko nyuma y'imyaka ikabakaba hafi 12 twongeye kugera muri kimwe cya kabiri duherukamo twaratsindiwe. Nyuma y'iyo myaka rero 12 tugeze muri kimwe cya kabiri, tugiye kongera guhura n'ikipe yo muri Sudani. Ntekereza ko rero nibiye bidasanzwe cyane ikipe ya Rayon Sport bitegura kongera gukora amateka yo kugera ku mukino wa nyuma, kuko iyo turi ku mukino wa nyuma ho ntacyo kubaza inshuro twahageze ikipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe. Umwuka ni mwiza rero, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport biteguye kuza kuba nyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Igisigaye ni iminota 90 y'amateka itari buze gukinwa n'abakinnyi gusa, ahubwo iri buze gukinwa n'abakinnyi, abatoza ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ubundi tubyita ko ari ubutatu butagatifu bwose bwa Rayon Sport buraza kuba buri ku kibuga kugira ngo turebe ko twakongera kwandika amateka, kandi biri likely biri no ku kigero kinini cyane cyo ikipe ya Rayon Sport igiye kongera gukora amateka yo kugera ku mukino wa nyuma. Jamusi ni ikipe mwakinnye muri friendly game cyangwa se umukino wa gishuti muri camp Gicumbi. Ni ikipe mubona ishobora gutanga challenge bijyanye nuko mwayibonye mukina nkawe n'undi wari uhari? Ni ikipe ubona nyine yagora abakunzi ba Rayon Sport, yagora Rayon Sport kugira ngo nimukine umukino wanyu? Ni ikipe nziza kuko muri iyo mikino yose turimo turaba ikipe ya Rayon Sport imaze gukina niyo kipe yashoboye gutera mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport tubyibikiranye. Rayon Sport yatsinze Gor Mahia 2-0, Rayon Sport yatsinze KVZ 2-0, Rayon Sport yatsinze igitego 1-0, Rayon Sport yatsinze Al Hilal igitego 1-0, ariko yatsinze ikipe ya Jamus ibitego 4-3. Ngira ngo umunsi wa mbere nza muri kugeza Radio Rwanda turimo turavuga ku bijyanye na Sekafa, nabwiye ko niba ari ikipe y'inzibaganye muri iri rushanwa mu ikipe yitwa Jamus. Ariko none nagaruka kuri statement nahaye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe yose iri kuri ubutaka bw'isi ya Nyagasani ibikomeye iyitarakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ibe zana na Paris Saint-Germain yatwaye Champions League, irabikomeye ku rupapuro mbere yo guhura n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ugikandagira ku kibuga ugiye gukina n'ikipe ya Rayon Sport, ubukomere bwawe busigara inyuma, ugasiga biri ikipe igomba guhangana n'ikipe ya Rayon Sport kandi bikarangira Rayon Sport ibonye umusaruro. Niyo mpamvu rero ni ikipe nziza tudakwiye kurenza ingohe, kuko mu makipe yose turimo turavuga niyo kipe yashoboye gutera mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ntabwo twitaye kuri how strong you are, ntabwo twitaye kuri how good you are. Iyo ugeze imbere y'ikipe ya Rayon Sport ni itegeko ugomba guhita uhinduka ikipe yoroshye kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze inzira yayo. Ni ikipe nziza, ariko kuri uyu mugoroba imvura iraza kuba itandukanye cyane, iraza kuba ari ikipe yoroshye imbere ya Rayon Sport. Ubutumwa bugendera abafana abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, abafana ba Rayon Sport n'abandi badafana Rayon Sport ariko nyine bifuza gushyigikira Rayon Sport kugira ngo igere ku mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup na wasiri n'ubuhe kuri uyu mugoroba saa moya? Ubutumwa bwa mbere, hari abari muri gahunda ya guma mu rugo bashyizwemo n'ikipe yo muri Kenya yitwa Gor. Iyo guma mu rugo rero ntabwo ari itegeko, wahava nta kibazo, kuko guma mu rugo ntabwo gutegeka kuhaguma nyine. Yava mu rugo mukaza mukunga abandi nta kibazo. Hanyuma nkabwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo iyi niyo ikipe mwifuzaga, nta n'impamvu y'uko ishobora gukina uri mu rugo. Ubu uri mu rugo ufite imirimo myinshi, kore ku buryo saa 10 iraza kuba yarangiye, ku buryo saa 9 uri buze kuba uri muri stade. Utaragura itike iryo ryaba ari ikosa ridasanzwe, kuko stade turi buze gukinamo ni stade ntoya cyane itakwirwamo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru. Aka kanya turi kuvugana rero ubishoboye wese nibarwane n'amatike asigaye muri systeme kugira ngo
bagura itike hakiri kare, kuko ngiye sinshyigikira umuntu uvuga ngo ndaza kuba nyigura ngeze ku muryango. Ntabwo bikunda ko ushobora kugeza kuri icyo gihe cyo ku muryango nyine amatike agiye. Hari uburyo ari ikintu kitari cyiza nabonye, usanga abantu bakoze umurongo munini cyane, ariko ugasanga umurongo munini cyane nturimo uragenda, kubera ko ku kigero cya 40% y'abantu bahagaze kuri uwo murongo bose bategereje kugura amatike. Ugasanga umuntu aracyari kurwana na systeme kandi atangiye kurwana nayo ari uko ahagaze ku murongo. Abantu ntibagura amatike hakiri kare, that's one. Icya kabiri, abantu bagire no kuri stade hakiri kare, kuko hari match ebyiri uyu munsi. Hari match ya Gor Mahia n'ikipe ya Al Hilal. Iyi ni match nziza cyane yo kureba ko izindi kipe zose zatwaye ibikombe mu bihugu byabo. Haba Al Hilal yatwaye igikombe cya Onyere hano ndetse no mu gihugu cya Sudan, hanyuma ugakira ikipe ya Gor Mahia nayo yatwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Kenya. Ni match nziza y'abashampiyona, ni match ya Champions League ubundi ije imbere. Abantu baze bareba iyo match, wagera muri stade saa 10 wareba iyo match, wagera muri stade saa 9 wareba iyo match, hanyuma ukaza no gukurikiza match ya Rayon Sport. Ikiza gihari nuko itike uri buze kugura muri buze kuguha amahirwe yo kureba izi match zombi. Kandi akanyenyeri rero 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego, hanyuma ubundi biraza kuguha amahirwe kuba wareba uyu mukino. Cyane ko uyu munsi turafite special performance y'igisumizi gikuru, Riderman Riderzo. Uyu munsi araza kuririmba abakunzi b'umupira w'amaguru. Sawa cyane, ndumva biruza kuba bishyushye. N'abakunzi b'umuziki. Abakunzi b'umuziki bahagera. Bose, abantu bose batuye kuza kuri stade kugira ngo tuze kwenjoyinga ibirori by'umupira, cyane ko ahangaho nta bintu byo kuvuga ngo umuntu araza kunganya n'undi wa ni munganya. Hari penalty ziza kubakiranura kugira ngo tubone abajya ku mukino wa nyuma. Urumva rero ko uyu munsi it's win or lose, uratsinda cyangwa utsindwe, nta kunganya kuri buze kuzamo. Wasiri, amafaranga rero umuntu ari buze kwishyura, urumva ko arabuze ko afite agaciro kandi baze kwishyura baze bamishima. Wasiri, sinzi ntabwo ndimo kukureba, ariko se urahagaze uricaye? Halo? Ndahagaze. Nanjye kubaza ku mukinnyi bita Issa Jigwiba. Ariko ngo kirazira kuvuga umuntu yicaye. Ariko Wasiri, nagira ngo mubaze jewe, nabonye nyine ava mu kibuga asa nk'ufite ikibazo, nagira ngo mukubazeho nyine ugira icyo tubwira kuri Jigwiba. Nubwo nyine nagira ngo numve position urimo kwanza. Urumva ko na Ruvuyanga gahunda yarayimenye neza. Sigaye mbyubahiriza. Rwose urumva ko ari mu ngamba. Sigaye mbyubahiriza rwose Wasiri pe. Kiza nuko mumbajejeho nanjye magaze. Issa Jigwiba ndetse n'abandi bakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport, ndahumuriza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko nta mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ufite ikibazo cy'imvune uwo ari we wese. 11 bagororotse, abatanga support bavuye ku ntebe y'abasimbura, kuva kuri Eritatu, Issa Jigwiba, Kameni, Jingale, Muderi, Dande, Shuplau, Kabange, Ganijuru, nta mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport n'umwe ufite ikibazo. Igisigaye ni 11 beza umutoza ari buze guhitamo kugira ngo saa moya baze gutanga ikuzo kuri Rayon Sport ndetse no ku mupira w'amaguru w'u Rwanda. Urakoze cyane rero, ubwo duhure saa moya turebe ukuntu biza kuba byifashe. Ariko ngo ukeneye wogeza match ya Rayon. Urankumbuye? Ndagukeneye, ijwi ryawe igitego cyawe nabonye kijyamo kacyogeza neza cyane, abantu bari kubikunda. Naxera bikora neza. Oya, sinkora muri gahunda za Radio Rwanda, ariko kubona igitego cyari uri mu bafana rwose simbikunda. Aramazigo nabonye uri mu bafana. Wogeza ukomeye abagomba kogeza match ikomeye. Uzi gahunda haro ukuntu imeze? Ni finali. Kuri finali nitege cyane. Banza ugerayo ubundi kuri tubivuga. Kuri finali ugiterura. Ibyo bizabiryoshye. Kuri iriya tentire yanjye nzaba nashyizemo. Cyane. Yewe ndindi ibintu bya demi finali wenjyana finali. Babona hasamo y'abantu. Urakoze cyane Wasiri. Urakoze cyane rero umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport ni Uwizeyimana Sylvestre aka Wasiri. Yavuga ko wena Rayon Sport yisubiraho, ariko munyemerere tuvuge kuri iki kintu mbonye ndakotinga umunyama yavuze ko akomoje ku bafana ba Pera batumira ngo bari muri gahunda yaguma mu rugo. Ariko hari akantu
karimo gusirikira mbonye ndakabonye nikangamo ko nta makuru nari mfite. Umunyamakuru Muramira François Regis bakora kuri Radio kuri X yitwa ngo Umufana Magazine. Aranditse muri iki gitondo aravuga ati APR FC ntizitabira Super Cup 2026 kubera kubangamirwa. Full stop. Ferwafa irisubiraho. Ikiganiro kirambuye ni kuri YouTube ya City Sports Official. Oya hari zandani amakuru nanjye igihari rero nikanzemo. igihari cyiza kiba gihari. Umuntu no kutangira akabaza kubo bireba kandi nepafiteho zandani ariko uruhande rwa equipe ya APR birumvikana. Umuntu agashakisha nyine amakuru yizewe avuye ku buyobozi nyirizina bwa equipe. Nicyo nepafite zandani mbere yuko rero wenda twagira byinshi dutegereza ku buyobozi. Reka nanjye ngire wenda icyo numva natangariza abanyarwanda ku bihari mabereye ikoze neza. Ikipe ya APR ntabwo bishimiye iyi gahunda ya Super Coupe uburyo yakozwe cyangwa se yashyizweho mu buryo butandukanye. Reka tubanze duhere kuko ibi binaje APR mu byuke kwitishimiye uburyo n'igikombe cya shampiyona cyatanzwe. Ariko ubwo nepo ugikomeza n'ibihembo muri cya gihe cy'ikiganiro n'itangazamakuru cya BK Pro na Ferwafa uko nari impari ubwo na Boni Mugabe nawe yari mu bantu bari gutangira imirimo yabo yemishya muri Ferwafa. Yari yatangaje ko iyi foruma iri gutekerezwaho yo kongera ama equipe kuko muri cya gihe n'itangazamakuru bari barabitubwiye. Ntabwo ari ibintu bishya, bari baravuze ko bashaka gukora foruma bakoresheje ijambo ngo gutekerezwaho icyo gihe. Ariko sezo reka rero none tuva mu bihembo nepo yaratuyanye neza. Nyine kandi ndikubwira ngo ntabwo ndikubwira mu bihembo, ndikubwira ngo initially icyo kintu cyari cyarabanje kuvugwa ko bari kugitekerezaho muri ino sezo icya Super Cup. Icya Super Cup iri muri foruma y'amakipe ane. Nyuma yaho bakaba bazanatekereza ko yarenga ane akagera mu 8. Twakomeza ukomeza nkuko Ruvangara bivuze. Boni avuye muri FIFA. Sibyo? No umuntu ugifite ibitekerezo bya projet za FIFA. Ase FIFA irakubwira ati iki kigira 68. Urumva FIFA irakubwira iti ariko icyo bita hydration break tugomba kwamamazamo. Ikakubwira ngo twari dufite target ya miliyari 111 tuzakura mu gikombe cy'isi, ariko yararenze. Igikombe cy'isi twagikuyemo miliyari 115 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None Boni aramanura Super Coupe y'amakipe ane ugataka. Noneho ubutaha hazayongera. Sibyo twari turi kuvuga. Kandi nyine ni kuvuga ngo ibyo mu byavuze ngo turi gutekereza ku makipe ane barimo twazayikoresha muri la saison, ariko natekerezwa ko yazarenga ne akabagera no ku 8. Ubu ni business burarirwa. Irakubwira iti ibikombe byose bibera ku butaka bw'u Rwanda hanga bitegurwa na Ferwafa. Nge ndashyiramo amamiliyoni guhera kuri 200. None se ubwo ngubwo bizanarangira ubwo twitege n'andi marushanwa rero uranyumvira. Ariko rero baye business dore ko yemeze kurane rw'ikipe ya APR ari n'ingingo nazo ushobora kumva. Ariko ubwo hagati aho n'abantu muri APR nibaza no kutwumva baraza wenda kutwunganira batanga umucyo kuri icyo kintu kugira ngo tuve mu bintu bya speculation bisa nkaho biriho bivugwa hirya no hino. APR ihagaze iyi mikino mugaraga koresheje ijambo ngo batubwiye ko biri gutekerezwa. APR avuga ati twe ntitwigeze tubona abanyamuryango cyangwa se n'uruhande wenda runaka kerekane andi ma equipe yaratumijwe ngo babiganirizwe. Sure. Uko niko kuri guhari. N'urwandiko bahawe babamenyesha babatumira babamenyesha irushanwa rizakinwa. Ntago babatumiye babasobanura foruma habe namba. Oya byaba ari ikosa ariko ni babatumiye babasobanura imihindagurikire yuko foruma yahindutse. Nigeze bahamagara babatumiye ubundi niko bimeze. Ntibabatumiye urumva baravuga ati niba gahunda ihari habonetse umuterankunga w'iyo mikino abanyamuryango barahamagara bakabwira ko ibintu biri confirmed bikanaganirwa niba ari ibitekerezo bitangwa bigatangwa. Bo babahaye leta bamenyesha ko imikino izakinwa muri iyo foruma.
kandi noneho kuri iyo gahunda APR hafite imikino ya gicuti yategera kuko aravuga ngo bateguye Super Coupe n'ubundi bazahura na Rayon Sport niyo bari bazisanzwe. No kuvuga ngo niba mbyumva neza ne Paul tugendane. Niba mubyumva neza tugenda APR yari yarateguye kuzakina Rayon Sport umukino wa Super Coupe. Mu kwitegura umukino wa Super Cup bo bategura izindi match. Bafite match bagomba gukina Gasogi Gicumbi. Bakagira na match bazakina na Etincelle i Rubavu. Mu rwego rw'iturufu ivuga ngo turi gutegura match ya Rayon Sport ya Super Cup yo kuri 30. Yego. Bo kuri gahunda bari barapa. Hanyuma icyabatunguye ni iki? Icyabatunguye nuko izo match zashyizweho zigongana niyo gahunda yabo ariko nanone ntibigeze baganirizwa ngo bishyirwe mu banyamuryango nabo bwabo bahamagarwe batumirwe nk'abanyamuryango babwirwe ko iyo gahunda yari banayisobanurirwe nta nicyo byari kuba bitwaye ariko urumva niyo bashyizeho wango ubaha iyo gahunda ihisigongana bo ku giti cyabo na gahunda bapanze. Kaseye communication bahose ubwo wenda twaza kugerageza no kumva uruhande rwa Ferwafa Ruvuyanga kuko ushobora kubivuga gutyo bakavuga bati ariko natwe hari ukundi kuntu twabigenje tugomba kubalance iyo nkuru kugira ngo twumve. Baravuga bati izi Super Coupe irebye ahandi uburyo zikorwa hari uburyo ibintu bishobora guhinduka ariko wenda bikagira umurongo buryo bari basanzwe bakina. Baravuga ati n'ahandi mu bihugu bimwe na bimwe Espagne birakorwa ariko bikagira umurongo wenda byahawe abantu babyumvikanye. Murabyibuka no muri Espagne yigeze kuza deba bigitangira bwo Real Madrid nayo ntiyabyumvaga ndabyibuka. Narariga kuyigurisha ahubwo ntibere ku butaka bwa Espagne. Urakoze cyane byabanje kuba ikibazo nawe ubwa ikintu cyambere ama equipe asa nkaho anashwanira usibye wenda no ku mpamvu zindi ziri sportif wenda abakinnyi kunanirwa bakabayepuiza kubera calendrier imikino myinshi n'iki byose ariko nanone buri impamvu nyamukuru nepo ni impamvu y'amafaranga iri financier kabisa kuko hari ahantu barimo amafaranga menshi kuko ushobora gusanga nko muri abanyamuryango simvuza APR gusa ushobora no gusanga n'abandi bose bazitabira ubegereye bakubwira bati amafaranga twumvishe Ferwafa yahawe nayo tubona bashobora kuzaduha turabona bitari kuvamo. Urumva ko niba bari kumva bavuga bati se uwo muterankunga mukuru ari we Burarirwa ashobora kuba yarakizamo miliyoni zirenga 200 ubundi muri forum imeze nk'uko nguko murabizi ko ari nicyo bita participation fee no ngo amafaranga bagwa kugira ngo witegure irushanwa hanini hano mu Rwanda kenshi nabonye atakunze kurenga 2 miliyoni abari imwe cyangwa ebyiri ariko ikipe ishobora kuvuga ati twebwe urebye gahunda twari dufite urebye ho dushaka gukorera camp yo kwitegura irushanwa prime byo tuzaha abakinyi n'iki byose wenda duheshana bikarangira mutumvikanye aho ngaho ariko biba bifite aho bivu bikagaruka kuri icyo kintu uvuga ibyo rero birahura rero n'ibyo usobanuraga nepo biba byiza ibintu byacyaba ari ikibazo biba byiza ko urumva na mbere ko by'ibihembo nabyo abantu baravugaga bati ibintu byaje byitura hejuru y'abantu urabyibuka Ruvuyanga abantu batasobanuriwe rero byongeye bikagaruka haba harimo rwose akabazo gakomeye cyane muri iyo communication wowe icara uhamagara abanyamuryango none nta nubwo byari bigoye inama kipane burya ari benshi bagera muri bari guhamagara amakipane cyangwa bari guhamagara ayari gukina iryo rushanwa uretse gato bagomba guhamagara yose muri iyo foruma uri gutekereza ni impinduka ku marushanwa nuvuga ngo ugomba guhamagara abanyamuryango ugira ukabamenyesha abo uhamagaye bonyine kuko ari birushanwa rireba urukumva rugango forum irahindutse forum ihindutse mwakabaye muri ya nteko rusange isanzwe ya Ferwafa aho ngo mwarabwiye abanyamuryango babwira ngo dufite gahunda yuko tuzakina Super Coupe igizwe n'amakipe ane bakabiha umugisha bakabihereza umugisha ni bande babiha umugisha abanyamuryango nuvuga ngo mwe mugiye guhindura imi foruma y'irushanwa uburyo irushanwa rya risanzwe rikina kuko nuvuga ngo nta kipe runaka yahariwe kwita gukina Super Coupe bijyana nuko ikipe yitwaye nuvuga ngo buri munyamuryango wese rero ashobora kuba yagira resultat zituma yazakina Super Coupe erega Ruvuyanga baravuze bati ama equipe 8 ya mbere tuzayahemba kuva ku ikipe ya mbere muri championnat kugera ku ya 8
baricara barabisobanurirwa abanyamuryango bose bahari usibye n'impamvu y'amafaranga n'impamvu yindi sportif yo kongera